nanjye ndabakundaga. Mwaramutse neza. Muraho. Muraho muraho. Muraho neza. Abo hakurya turumvikana.
naje hano rero kubasuhuza, kubashimira no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe, tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo. Tugerageze twihute, tugende twese kandi icyarimwe, ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize. Nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka, ariko reka mpere ku ya FPR. FPR ni nka bya bindi byigeze kuririmbwa, twese yaratugabiye. Murabizi inka mu Kinyarwanda ijyanye n'urukundo, ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere. Ukugabira abagukunda. Ukugabiye abakwifurije gutera imbere. Nicyo kimenyetso kiri mu nka, mu muco w'Abanyarwanda. Murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda. FPR irazigarura, iratugabira twese. Bityo rero uwakugabiye uramwitura. Kwitura ni ugusubiza urukundo uwaguhaye inka, uwakugabiye aba yaguhaye. Ni ugusubiza amajyambere ari muri uko kuba yarakugabiye. Bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo, ari abadepite batweretse hano, ari umukandida uzayobora igihugu, ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR. Ariko ntarakomeza mbanze nshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR muri urwo rugendo, ndetse reka mbonereho umwanya mbahamagara abayobozi b'iyo mitwe ya politiki, mwigira imbere muze hano. Aba Banyarwanda
mufatanya nabo abarebe ushobora nibyo rwose mwivuge ntabwo ari kwivuga bakugabiye inka ni ukuvuga amazina yawe ariko nimushaka mwivuge igira hino Paul Kagame RPF murakoze nyakubahwa chairman nitwa Nkubana Alphonse nyoboye umutwe witwa PSP tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera gufatanya namwe murakoze murakoze nyakubahwa chairman nitwa P Nizeyimana ndi umuyobozi w'ishyaka IDPR muri IDPR tugenda mu kanyigiritsi gira Paul Kagame tugasubiza tuti ijambo riduha ijambo gira Paul Kagame gira Paul Kagame murakoze cyane murakoze nitwa Mukabaramba Rivera nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC Paul Kagame oye PPC oye FPR oye ubufatanye oye nyakubahwa chairman PPC yahisemo neza murakoze cyane nitwa Rukibigango Jean Baptiste Paul Kagame oye umuryango wa FPR Inkotanyi oye murakabaho murakaramba murakoze cyane nyakubahwa Paul Kagame oye buteba imbere undi umuryango wa FPR Inkotanyi oye oye ishyaka riharanira demokarasi huza abanyarwanda PDC bantumye ngo kuva 2003 nta wundi bahisemo ubufatanye buteza imbere oye 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 murakoze cyane nisubire kwicara aba rero ni abayobozi b'iyo mitwe ya politike dufatanije mwongere mubakomere mu mashyi ubufatanye buri muri za ntego eshatu dufite ubumwe demokarasi n'amajyambere buriya n'abanga u Rwanda n'abavuga ko bafite ibindi bemera bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu nta bindi watwara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere
hatarimo ibyo bitatu. Nibyo duharanira rero, nibyo ari FPR, ari abandi bose bafatanije na FPR, ari abanyarwanda bose, nibyo tugamije, nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru. Rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha, tuzaba dutora ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Hari ikindi? Ariko ikindi kijyana n'ibyo cyangombwa ni ibikorwa. Ni ibikorwa biduha ibyo ngibyo dushaka. Naho wicaye ukabiririmba gusa, ukabivuga mu mvugo gusa, udakora ibi biguha, ntacyo wageraho. FPR rero nabo dufatanije, dukangurira n'abanyarwanda bose, baba bo mu gihugu, baba bo hanze, ni ibikorwa, kubana, gutera imbere ntawe dusize inyuma. Ibya dutandukanije mu mateka tuzi yashize tugenda dusiga inyuma, twarabirenze. Buri munyarwanda wese, ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda, bigomba kumugeraho ko turi hamwe, ko turi kumwe, kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho. Muri ibyo byose rero nanone ikindi gihari, kandi nacyo mugira uruhare runini, byanavuzwe, nta kintu wageraho hatari umutekano. Umutekano ni ngombwa, kandi umutekano utangwa na buri muntu wese. Mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano. Abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona, nimwe zishingiraho, nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu, ineza ibiri hagati yanyu, kugira ngo bishoboke kubona umutekano usesuye, abaturage, abaturarwanda bagashobora kwigeza ku byo bashaka ibyo ari byo byose. Niyo ubuhamya bwatanzwe buvuga ibijyanye n'abatuye ku mupaka no hakurya yawo, ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo, abari mu Rwanda. Niyo mpamvu bitaba, ni ukubera ko dufatanije muri uwo mutekano, mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko. Ubu rero gutora abakandida ba FPR, ari abadepite,
ari perezida, ari abadepite babo dufatanije, ni ugushaka gutera imbere, gukomeza urugendo tumazemo iminsi, imyaka ibaye 30. 30 ntabwo ari mike. Abavutse mu myaka 30 ishize bamwe basigaye ari ba minisitiri, abandi basigaye bagendera mu ndege batigeze babona bumva, abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje, ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora, imyumvire myiza, ubwitange no gushaka. Mubona wakwifuriza u Rwanda inabi yabinyura he? Ntaho. Kandi niko uko dutera imbere, uko twubaka byinshi, niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe. Kubana, dushaka kubana, twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi, cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane. Kuri twe icya mbere ni ukubana neza. Ariko iyo wubaka ushaka kubana neza, iyo wubaka ububanyi, ugomba no kwitegura, ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi, uriteguye? Icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo. Hanyuma twe tugakora ibitureba, tukareba ibyacu, tukareba ibyo dushaka, tukiteza imbere. Iby'abandi, ibyo ni iby'abandi. Ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu. Haza gukorana, kubana neza, tukaba duhari. Haza ibindi ntavuze, nabyo tukaba tubyiteguye. Baturage rero bo muri utu turere twahuriye hano, ndagira ngo mbashimire cyane rwose. Imyitwarire myiza, ubufatanye, kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta. Nanjye ndabakundaga. Ibyo byose icyangombwa twese dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa, ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu, biduteza twese imbere.
sibyo? Icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane, nicyo gituma ibintu byose bishoboka. Mukagirirana icyizere hagati yanyu, mukagirana icyizere hagati yanyu n'abayobozi, bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa, ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta, sibyo? Sibyo? Turumvikana? Ubu se hasigaye iki? Itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa. nta kuntu twayihutisha, ariko hari ukuntu abantu bihutisha amatariki. Aha, ariko reka tubitwaze uko bimeze, ndandambara. Twese izaturinde uko bikwiye, natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza, tubane neza, dukore neza, tugere kuri byinshi byiza, kandi bibe umuco, bihoreho, duhore twiteza imbere. Nka ya mvugo yacu, ya mvugo dusanganywe, murakoze cyane. Mwakoze. Reka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano, iyo byashobokaga ngo dukomeze umunsi wose, ariko ngira ngo mugomba kuba mufite n'ibikorwa bindi mushaka kujyamo, ariko ya tariki, wa munsi,
murakoze cyane reka ababishinzwe ubwo baratunyurizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane naho ubutaha bitari kera murakoze